Ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Niba uri mushya kuri uyu murongo, icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana gatanu kuri gatanu. Nk'ibisanzwe rero nk'uko mubimenyereye, aka kanya tugarutse muri gahunda yo kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Melissa. Iyi wumva ni Strong Studio. Naho njye tugiye kubana ndi Mr Felix. Nguhaye ikaze. Melissa ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rifite inkomoko mu Kigiriki, rikaba risobanura ubuki. Izina Melissa rero ryatangiye gukoreshwa cyane mu kinyejana cya 18 mu bihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Ngo dore rero bimwe mu bintu biranga Melissa. Melissa ni umuntu ushabutse, uzi kwihangana ku kigero uko ibibazo byaba biri kose. Ahagarara kigabo agashaka ibisubizo. Ngo nubwo acika intege, ngo ni wa muntu uhora abona ibintu mu buryo bwiza. Azi gusabana no gusetsa, ngo ku buryo usanga aho ari abantu batabasha guceceka, ngo kuko azi kuganira cyane. Azi gukora, ngo niyo akiri muto imyanzuro afata ndetse n'ibikorwa bye gusanga biba bitandukanye n'iby'abandi bo mu kigero cye. Ikindi rero wabasha kumenya kuri umwana w'umukobwa, ngo Melissa ni wa muntu ukora byinshi ku buryo ngo usanga rimwe na rimwe aba yiyemeza gukora ibyo adashoboye kubera ukuntu aba yifitiye icyizere. Umuryango we n'inshuti ze abaha agaciro gakomeye cyane. Agira amarangamutima menshi ngo ariko ngo ntabwo yagaragaza. Ngo aba yumva yakundwa, ngo kuko muri we ngo ibyo ngibyo nibyo bimuha umutekano. Ikindi rero nakubwira kuri umwana w'umukobwa, ngo icyo gukora aragikora. Ngo ntabwo yakwemerera ikintu ngo ugombe kumwibutsa cyangwa se kuzamwishyuza. Ngahe rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Melissa. Nawe niba ari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikire muri comment maze tuzarigusobanurire. Hagati aho rero ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nkurerekera gukurikirana icy'ubutaha. Iyi wumva ni Strong Studio. Naho njye twari kumwe kuri mikoro ndi Mr Felix. Imana ibarinde.